Reka mbanze mbumvishe iyo audio mukurikire iyo audio. Ishingiro ryose ritegerezwa gutanga mu bushikirangaje bw'intwaro hagati mu gihugu icegeranyo c'ibizorangurwa buri myaka 5 kigizwe n'imigambi y'iterambere iryo shingiro rigiye kurangura gisunze intumbero n'imigambi igihugu cashizeho. Rigasabwa gutanga buri tariki 30 Nyakanga icegeranyo c'ivyaranguwe mu mwaka uba urangiye. Muri ico cegeranyo hakabamwo urutonde rw'ivyo ishengero ritunze, amafaranga yinjiye n'ico yakoze, kumwe n'impapuro zibanki zivyemeza. Ivyo ni bimwe mu biri mw'itegeko rishasha nimero 1/30 ry'umukuru w'igihugu ryo kuwa 16 Nyakanga mwaka 2022 rigenga amadini n'amashengero mu Burundi rigiye gutangura kuja mu ngiro kuva kuri wa 16 Nyakanga mwaka 2024. Ngira ngo hari icyo mwumvise munyarwanda, hari icyo wumvise kuri iyi voice. Murundi hari icyo wumvise. Abari hirya no hino mu bihugu bitandukanye, diaspora b'abarundi n'abanyarwanda, mwumvishe iki? Turavuga abantu bavuga ko bamaze kumenya Imana, bamaze kwizera. Nicyo wumvise muri ibi ngibi. Mutekereza iki ku byo murimo kubona amareta y'isi arimo arakora? Amadini yose ari muri iyo migabane aho twerekeza na ahantu habi. Ndagira ngo rero mbereke ikintu kimwe mucyumve neza, mugisobanukirwe, kuko uyu munsi ndashaka kuvuga ibintu by'ubwenge, ibintu biremereye, ibintu bikomeye, tugendeye kuri audio yaturutse Burundi, kuri gahunda ya leta y'u Burundi yafashe nk'iyo mu Rwanda bafashe. Kandi si mu Burundi gusa, bigiye gufata na Uganda, bifate Kenya, byambuke bijye mu bihugu byose bya Afrika. Njewe ndashimira za leta kuko zirasohoza iby'Imana yashatse. Amadini mubona yose arimo kugera ajya munsi y'ukuboko kwa za leta. Icyo cyo mu kimenye ni kizigera na rimwe kibaho. Umwuka wera, mpemu yera, uhemburwa kwitorera, cyo bita reveil, bigomba kuba ku mukristo person. Amadini yose, yaba ayifite imyemerere ya Christianism, yaba amadini yandi afite indi myemerere, bose bagomba kujya munsi y'ukuboko kwa za leta, bakagendera ku mategeko n'amabwiriza leta zibahaye. Umwami atararangiza ayo magambo, haza ijwi rivuye mu ijuru riti, yewe mwami Nebukadinezari, ni wowe ubwirwa, ubwami bwawe ubukuwemo, bazakwirukana bagukure mu bantu, ubane n'inyamaswa zo mu ishyamba, kugeza uzamenyera ko isumba byose ariyo itegeka ubwami bw'abantu, kandi ko bwimikamo uwo ishaka. Ya mahembe 10 babonye na nyamaswa bizanga marayo bimunyage, bimucuze, birya inyama ze, mutwike akongoke. Kuko Imana yashyize mu mitima yabyo gukora ibyo yagambiriye, no guhuza inama, no guha nyamaswa ubwami bwabyo, kugeza amagambo y'Imana azasohorera. Uyu munsi ndashaka kuvuga gatoya ku kintu kirebana na Babuloni, n'isohozwa ry'ubuhanuzi bwo gusenyuka kwa Babuloni, kandi Babuloni isenywe n'ubutegetsi bw'isi. Ukwiriye gusobanukirwa Babuloni niki. Cyo ni cyambere. Cya kabiri, ukwiye gusobanukirwa kubera iki yiswe Babuloni. Icya gatatu, ukwiye gusobanukirwa uburyo iyi Babuloni ari nk'icyorezo, ari virus yo kurimbura inyoko muntu ndetse n'abantu bitirirwa izina rya Yesu Kristo. Kane, ukwiriye gusobanukirwa icirwaho iteka ry'iyi Babuloni ndetse n'uw'Imana izakoresha kugira ngo icirweho iteka. None icya gatanu, ugasobanukirwa kubwo buhanuzi ubaka kanya turimo gusohora. Yaravuze ngo mbona ko uwo mugore asinze amaraso y'abera n'amaraso y'abahowe Yesu. Mbona ko uwo mugore asinze amaraso y'abera n'amaraso y'abahowe Yesu. Mbona ko uwo mugore asinze amaraso y'abera. Reka babwire iki kintu mu cyumvi. Ni ukuvuga ngo nta gishobora guhindura ko Babuloni ihinduka Babuloni. Nta gishobora guhindura ko amadini yose yinjira muri system politics iri hano muri iyi si. Ntacyo wahindura. Imyemerere yose iri hano muri iyi si, muri aya madini yose igomba gukontororwa n'inzego z'ubutegetsi buri hano muri iyi si. Kuko i Babuloni byari bimeze kwa Nebukadinezari, yaba n'iyobokamana rizima rigomba kujya munsi y'ukuboko kwabo. Ritemeye, abatabyemeye bagomba gutotezwa, bagomba kwinjizwa mu gutotezwa, kuko bari kunyuranya n'amategeko agenga. Kubera iki rero? Nuko igihe kigeze kirimbuka rya Babuloni, kandi kurimbuka kwa Babuloni Yesu agomba gucyura itorero rye, kuko agiye kuryeza ku muvuduko mwinshi. Impamvu yihera agiye kuryeza, benshi bazatunganywa, kabiri bazezwa, bazacishwa mu ruganda. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye,
reka tugusuze kandi tukwifuriza amahoro y'Imana wowe ubana natwe ugafata umwanya ugakurikira ubutumwa bwiza butambuka kuri Iron TV shakiro ry'ubutumwa bwiza bwami bw'Imana. Amahoro y'Imana bane nawe ahuri. Turasuhuza bari mu Rwanda mwese mukurikira ubutumwa bwiza. Bene data dusangiye urugendo rujya mu ijuru. Turasuhuza bari mu Burundi. Turasuhuza abantu bose bari mu bihugu byacu bya Afrika babasha kumva ururimi rwacu, ndetse namwe mwese muri ku yindi migabane, yaba umugabane wa Europe, n'abari ku mugabane wa USA, abari ku mugabane wa Asia, ndetse n'abari ku mugabane wa Oceania. Mwese Imana ibaho umugisha cyane. Hanyuma amazina yanjye ni Jalik Ikingeneye, ni pasiteri, nkaba nkora umurimo w'umisiyoneri. Tukaba tuyoboye umuryango witwa Iron Family of Jesus Christ Ministries International. Ni umuryango w'abana b'Imana, w'abakristo, w'abantu biyemeje gusohoza misiyo Yesu yasigiye itorero yo kwamamaza ubutumwa bwiza, atari ukwicara ngo bajye muri ariya mazu yitwa insengero biberemo barinde basaziramo, ahubwo barasohoza icyo Yesu yavuze muri Mariko 16 umurongo wa 15 kugeza ku murongo wa 20, ndetse no muri Matayo 28 umurongo wa 19 n'umurongo wa 20, ndetse no mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8. Abo rero bamaze kumenya ko ari cyo baremewe, ari cyo bahamagariwe, nicyo barimo barakora. Ikindi harimo benshi bamaze gusobanukirwa neza ko idini ari irembo rijyana abantu ikuzimu, cyangwa ni irembo rihuza abantu na Satani. Amadini yose ari hano muri iyi sabo barabisobanukiwe, barabimenye neza, kandi bikoreye ubushakashatsi barabibona, batega amatwi bumva inyigisho, basobanukirwa neza yuko nta butumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana buri mu madini. So ni abantu rero bari mu bihugu bitandukanye ku isi yose, ku migabane yose turabafite. Hanyuma bari muri uwo muryango, abandi baracyakomeje kujoininga kugira ngo tubashe gusohoza icyo umwami yadutumye, niturangiza tuve mu isi dutahe. Kuko Yesu yavuze ko tugomba kugenda, kandi igihe cyose umwana atumviye umubyeyi ahura n'ibihano. Niyo adahuye n'ibihano ntabwo abona umugisha wa kibyeyi. Impamvu abantu benshi mu madini batabona umugisha w'Imana nuko abayobozi b'amadini barabajijishije, babagira babo, babahindura abayaya n'abakozi babo, babahindura ababafasha mu bikorwa byabo kugira ngo bateze imbere, ariko ntibabigisha ngo basobanurire niki itorero rihamagarirwa gukora. Noneho rero birangiza aho kubona umugisha babona imivumo. Bituvuze umuvumo wa mbere ni ukuba ubugingo bwawe uhora wumva budakura, ngo wumve urezwa, wumve uratera imbere mu gukizwa neza, kandi wumve utera imbere mu guhishurirwa Kristo. Kuko Paulo yandikiye Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 11, Paulo yavuze ibintu bine tugomba guteramo intambwe. Yaravuze ngo icya mbere mugende uko bikwiriye abo umwami wacu, icya kabiri mumunezeze muri byose, icya gatatu mwere imbuto z'imirimo myiza yose, icya kane kandi mwunguke kumenya Imana. Hari abantu rero babaye imyaka myinshi mu madini bihorera mu gihombo, baguye muri rose yo kunguka kumenya Imana. Rero abantu bakubiye muri uyu muryango wa Iron Family ni abantu bamaze kunguka kumenya Imana, basobanukiwe neza kimana ibahamagarira. So uyu mwana rero yatumviye umubyeyi hari igihe ahura n'imivumo. Mu madini benshi bifitiye imivumo no kuba ubugingo bwabo butejejwe mu mwami Yesu, badakura ngo bagere ku rwego rw'agakiza kuzuye. Ikindi hari n'ababonye imivumo batabona n'ibibabeshaho mu buzima busanzwe ngo koko bumve babone ko hari ibintu babona. Ikindi ugasanga hari n'abifitiye umuvumo w'ibirwara bita bavaho, kandi bavuga ngo bageze ku Mana ishobora byose. Iyo Mana ishobora byose idashobora kubohora umuntu bikagucanga. Rero Satani yigisha abayobozi b'amadini, abaha strategy yo kubabeshya, bazana icyo bita deliverance, bazana icyo bita counseling. Nabyo kandi ari ikinyoma cya Satani. Ngo tukudelivure kugira ngo iyo myuka y'imikoshi ikuveho. Iyo myuka y'imikoshi ikuveho, ahubwo uriho umuvumo, ntabwo wigeze usohoza icyoso yagutumye. Imana iratubwira kugenda, nitubwira kwicara ngo dukorera abapasiteri n'ababishop n'abapotere n'abapadiri ndetse na papa n'abasenyeri.
ukicara ku ntebe aho ngaho muri iyo nzu yitwa ngo ni kiliziya, ngo ni urusengero, ukorera pasiteri imyaka 3, 5, 10, 15, ntabwo ushobora kubona umugisha uva ku Mana. Yesu yaravuze ngo nitugende twamamaza ubutumwa bwiza. So rero nuko umuryango wacu meze, abantu benshi barawujoininga buri munsi. Ushaka kwifatanya natwe, ureba aho ngaho kuri screen yawe uri kureberaho kiganiro, ukareba muri description ya Iron, urasangamo link ya WhatsApp, hanyuma ujoininge tukwakira. Ariko n'umuntu uje atabarizwa mu idini runaka. Twebwe ntabwo iby'amadini tukibirebaho, turebera agakiza kacu mu ijambo ry'Imana. Aderesi yacu ni Yesu, ntabwo aderesi ari inzu yubatswe ikitwa urusengero. Ni Yesu no gukurikiza ijambo ry'Imana gira gute rivuga. Uwo muntu wamaze kumva kufasha umwanzo wo kuva mu madini kuko ntacyo yakumariye muri ayo matiku n'intambara n'ibindi, nibwo wemere kujoininga umuryango wacu, ukaza tugafatanya. Tugira amateraniro iminsi ne mu cyumweru, twigamo ishuri rya Bibiliya, Bible study. Duterana kuwa 2, kuwa 4, kuwa 6 no ku cyumweru, kuva 3 z'ijoro kugera 5 z'ijoro, ugendeye ku masaha y'u Rwanda n'u Burundi. Amasaha meza abantu bafite umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana. Dukora amasengesho twebwe kuko ijambo ry'Imana kuryumva no kwisobanukirwa, kugira ngo ugire iyo inspiration, nuko ugomba kuburyiga kandi ukanasenga, ubundi ukirinda ukaba maso. Ibyo bituma urushaho gukura. Ubu rero turi masengesho iminsi 21 ku isi yose, abanyamuryango 21 yo kwisonzesha, kwiyiriza ubusa. Kandi mu by'ukuri abantu bari guhembuka buri munsi. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku bintu bikomeye, ariko mbere ko tuganira, kubera ko tugiye kuvuga ibintu bikomeye bisaba ubwenge n'ubuhanga kugira ngo umuntu wese abyumve, reka tubanze dusenge, niturangiza mbumvishe audio mfite aha ngaha, ubundi nyivugeho ibintu bikomeye cyane. Uri Imana ikomeye, uri Data wa twese, uri intwari mu ntambara, uri ibyiringiro by'abakwizera, uri amahoro yacu. Waradutsindishirije ubwo wemeraga kubambwa ku musaraba i Karuvari, ukamena amaraso y'igiciro cyinshi, kugira ngo abazakwemera bazakwizera bose bazakizwe nawe. Umwanya mwiza twinjiyemo no kwamaza ubutumwa bwiza, turakwingiza ngo nubane natwe kandi tugirire neza. Ubutumwa bwawe ababukurikiye hirya no hino ku isi, Mwami, bubagirira umumaro, n'abandi bazabukurikira mu kindi gihe cyose, Mwami, buzababohore. Turagushimiye kuri kumwe natwe, icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Reka mbanze mbumvishe iyo audio, mukurikire iyo audio. Akaba yagiye aravuga ko uburyo bwo kuyubaka uriko buregeranywa, kuba atawuzusubira kurongora urushengero imbere y'amategeko atarakwiza imyaka 30 canke adafise urupapuro mu mutsindo wa kaminuza, kandi atari umurundi canke ngo abe umurundi, kandi amafaranga avuye hanze agenewe amadini azobanza gucishwa mu banki y'igihugu. Ni bimwe mu byongewemo mu itegeko rishasha rigiye kugenga amadini n'amashengero mu Burundi Patrick Hatangimana. Kirazira gutunganya amasengesho mu masaha y'akazi ataruhusha rwatanzwe, canke kugira amakoraniro y'amasengesho mu mashuri canke mu nyubakwa ziberamo imanza. Ishengero ryose ritegerezwa kuba rifise ikibanza cyaryo bwite cyo gusengera. Hagati y'amasengero abiri atandukanye hategerezwa kuba hari uburebure bw'ikilometero mu gihugu hagati, n'imetero 500 mu gisagara. Ishengero ryose ritegerezwa gutanga mu bushikirangaji bw'intwaro hagati mu gihugu icegeranyo c'ibizorangurwa buri myaka 5 kigizwe n'imigambi y'iterambere iryo shengero rigiye kurangura, gisunze intumbero n'imigambi igihugu cashizeho. Rigasabwa gutanga buri tariki 30 Nyakanga icegeranyo c'ivyaranguwe
ryateguwe mu mwaka uba urangiye. Muri icyo cegeranyo hakabamwo urutonde rw'ivyo ishengero ritunze, amafaranga yinjiye n'ico yakoze, kumwe n'impapuro zibanki zivyemeza. Ivyo ni bimwe mu biri mw'itegeko rishasha nimero 1/30 ry'umukuru w'igihugu ryo kuwa 16 Nyakanga mwaka 2022 rigenga amadini n'amashengero mu Burundi, rigiye gutangura kuja mu ngiro kuva kuri wa 16 Nyakanga mwaka 2024, nukuvuga inyuma y'imyaka 2 ritewe ko umukono w'iryo tegeko rishasha rigenga amadini. Kuva ubu kuba umurongozi w'ishengero runaka ntibikiri ivya bose. Userukira ishengero imbere y'amategeko kumwe n'icegera ciwe basabwa kuba bafise n'imiburiburi urupapuro rw'umutsindo w'igice ca mbere c'amashuri ya kaminuza, batari munsi y'imyaka 30 y'amavuka. Bategerezwa kandi kuba bafise ubwenegihugu bw'Uburundi kandi baba mu Burundi. Nayo abarongozi b'ibibanza bisengerwamwo bategerezwa kuba barize ivyigwa ndoramana vya Bibiliya canke vy'ikorowani nk'uko tubisanga mu ngingo ya 54 y'iryo tegeko. Iryo tegeko ntiryasize inyuma ibijanye n'inzego n'uburongozi mu mashengero, aho kuja mu burongozi bw'ishengero kutakiri ukwiyadukiza nk'uko tubisanga mu ngingo ya 20. Abarongozi b'amashengero bazoshirwaho habanje kuba amatora, bagatwara mu kiringo c'imyaka 5 gishobora kwisubiriza. Mu gihe ico kiringo kirangiye ariko ntihace hatunganywa amatora mu maguru masha, ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo amashengero buzoca bwifatira ico kibazo mu minwe kugira amategeko yubahirizwe. Iryo tegeko nyene riragenga ibijanye n'amafaranga, yaba imfashanyo canke ubundi buryo bwose buza bugenewe amashengero, aho ubu bizosabwa ko buri shengero ritanga umuco ku nkomoko y'imfashanyo rironka. Mu gihe ari imfashanyo zigizwe n'amafaranga aje ava hanze y'igihugu, ishengero ritegerezwa kuja kuyamenyesha mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati, kandi ayo mafaranga agategerezwa guca mu banki nkuru y'igihugu, kandi izo mfashanyo zikarangura ico zagenewe. Amadini n'amashengero ategerezwa gutunganya imigambi y'ubutunzi, kubaka amashuri, amavuriro canke ico cose giterera mu iterambere rusangi. Ategerezwa kandi kwama yubahiriza amabwirizwa ajanye no gukingira ikiremwa muntu mu Burundi, co kimwe n'ibwirizwa rigenga amakori n'amatagisi. Ivyo bishitse mu gihe mu Burundi kumwe no mu bindi bihugu bitari bike vya Afrika hariko haribonekeza akajagari mu mashengero menshi atandukanye, indyane, amatati no kwicamwo ibice bikomeza kwiyongera hagati y'abemera Imana imwe. Tutadukiriye n'amakuru. Okay. Ngira ngo hari icyo mwumvise Munyarwanda, hari icyo waba wumvise kuri iyi voice. Murundi hari icyo waba wumvise, abari hirya no hino mu bihugu bitandukanye, diaspora b'Abarundi n'Abanyarwanda, mwumvishe iki? Turavuga abantu bavuga ko bamaze kumenya Imana, bamaze kwizera. Nicyo waba wumvise muri ibi ngibi? Ese mwebwe mutekereza iki kuri ibi? Mutekereza iki ku byo murimo kubona amareta y'isi arimo arakora? Ubushize twabaye ikiganiro turi kubabwira yuko ibyo mu Rwanda barimo barakora byo gufunga icyo bita ngo ni insengero, sibye ko twebwe ntabwo twemera ko ari insengero kuko bira ntabwo bivuga, sibye ko na leta y'u Rwanda ntabwo ibyemera. Narabyumvishe minisitiri arimo arabivuga, ari gusobanura yuko ari amazu, ukabona abanyamakuru baramwemeza ngo ariko ngo n'urusengero. Urusengero ruhe? Bibiliya ivuga ko umuntu ubwe ari we rusengero rw'Imana. Rero narabibabwiye ni mu Rwanda barimo barakora ntabwo bigarukira mu Rwanda gusa, ahubwo bigomba kugera mu bihugu byose bya Afurika, kuko mu bihugu by'Uburayi na za Amerika na za Australia ho byarangiye kera. Amadini yose ari muri iyo migabane, Amerika, Uburayi, Oceania, muri Australia, ni ukuvuga ngo abayobozi bayo bayarimo, abapasitoro, ababishopu, abaposo ni abanyapolitiki, kuko bagendera ku mategeko n'amabwiriza bahawe muri politiki, bahawe n'ubutegetsi, uko bazigisha, uko bazayobora, ibyo bazavuga mu kwigisha, ndetse n'ibindi byose leta ishaka ko bibaho nibyo bashyira mu bikorwa. Cyane ko abari mu bihugu bya Amerika n'Uburayi, muri iyo migabane mbabwiye, abayobozi b'amadini bahembwa na leta, ntabwo bo bahembwa n'abakristo
batanga ibigira 10 cyangwa ibya 10 batanga amaturo, ariko leta zirabahemba kuko nabafasha myumvire mu kuyobora abaturage. Kandi magambo, abayobozi b'amadini babafata nk'abantu bakomeye kurenza abapolisi, kuko bo babafasha guhindura mind z'abaturage hatifashishijwe itegeko cyangwa se ibindi bihano runaka, gufungwa n'inkoni n'ibindi. Rero bigatuma bavuga ati aba bantu badufasha, barahembwa. Rero niyo mpamvu iyo ugiye gushinga idini mu Burayi, wenda uri muri Belgique, uri muri Holland cyangwa uri muri Irlande, muri UK, mu bihugu byose by'Uburayi, uri muri USA, ushaka kuritangiza uragenda muri leta bakakuzanira stati y'ibintu byose ugomba gukurikiza byose, kuko uri umukozi ugiye guhembwa na leta. Hari ubutumwa bwinshi bw'ukuri abayobozi b'amadini bari muri iyo migabane babwiye banze kuvuga, badashobora no kuvuga. Inyigisho zose zirebana n'iherezo ry'isi ntibashobora gupfa kuziterura. Inyigisho zose zirebana no kwihana icyaha ntibashobora gupfa kuziterura. Inyigisho zose zirebana no kuvuga icyaha ngo kivuge uko kiri ntibashobora gupfa kuzigisha. Inyigisho zirebana no kwihanisha abantu ngo babakize Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo ntibapfa kubikora. Barigisha gusa ibintu byaho ngaho, bakarinja basengera abantu, ariko kuvuga ngo barahamagara umuntu baze bamwatuze Yesu, we yature Yesu kamwakiriye, ntibikipfa kuba kuko barabibujijwe. Inyigisho zirebana no kugaruka kwa Yesu ntago bapfa kuzigisha. Igitabo cy'ibyahishuwe na Danieli ni mu gicuku, yabo ubwabo ntibari banabisobanukiwe, ariko n'ababisobanukiwemo gakeya ntabwo bemerewe kubyigisha. Ndavuga abantu bari kuri iyo migabane: Uburayi, Amerika, Oceania. Aziya ho amadini yaho ni amadini y'abanyapolitike, kuko ni amadini ya gakondo, ni amadini akorana n'ibigirwamana, akorana n'abadayimoni, kandi ayo madini niyemewe muri leta. Urugero, nko mu Buhinde basenga imana miliyoni 32. Ubwo se miliyoni 32 wamenya hari imana y'igiti, imana y'ipusi, imana y'inkende, imana y'inka n'ibindi ariko ibyo byose bikaba bishyigikiwe na leta. Ushatse kuzana ibya Yesu barakwica. N'abari iyo b'abakristo bahora mu ntambara nyinshi, bamwe baricwa, abandi iyo bateranye babatera amabuye. Noneho ndagira ngo mwumve ibintu isi duhagazemo n'icyerekezo turimo kwerekezamo ntabwo ari ahantu horoshye, aho twerekeza ni ahantu habi. Ndagira ngo rero mbereke ikintu kimwe mucyumve neza, mugisobanukirwe, kuko uyu munsi ndashaka kuvuga ibintu by'ubwenge, ibintu biremereye, ibintu bikomeye, tugendeye kuri audio yaturitse i Burundi, kuri gahunda ya leta y'u Burundi yafashe nk'iyo mu Rwanda bafashe. Kandi si mu Burundi gusa, bigiye gufata na Uganda, bifate Kenya, byambuke bijye mu bihugu byose bya Afurika. Mu birebana n'iki? Mu birebana nuko amadini yose, yaba ayifite imyemerere ya Christianism, yaba amadini yandi afite indi myemerere, bose bagomba kujya munsi y'ukuboko kwa za leta, bakagendera ku mategeko n'amabwiriza leta zibahaye. Ushobora kwibaza ngo why twagiye tubaho mu buzima tubeshywa mu madini, bakatubeshya amadini twawozemo ngo Imana ngizagaruka ngo kwitorero ryayo ngirishukeho ngo umwuka wera. Ubwitorero ni idini barimo baravuga, ntago nibuza banavuga rya torero rya Kristo ku rwego rw'isi, ahubwo baravuga kuri ka kantu k'agace kamwe. Urugero wenda ngo Adventiste cyangwa ADPR, akumva ngo nyine ngo niho Imana izagaruka, ngo Imana izongera ngo isuku umwuka wera. Suku umwuka wera mu idini. Amadini mubona yose arimo kugera ajya munsi y'ukuboko kwa za leta. Icyo cyo mu kimenye ntikizigera na rimwe kibaho. Umwuka wera, mwemu yera, uhemburwa kw'itorero, icyo bita reveil, bigomba kuba ku mukristo person wenyine, si rusange mu birebana n'ibi bibina by'amadini, kuko amadini yose agomba kugendera munsi y'ukuboko kwa za leta. Abayobozi b'amadini bagomba byanga byakunda kumera nk'abanyapolitike, bakaba abapolitisiye, babyanga babyemera. Niyo mpamvu bashaka ko umuyobozi wese agomba kuba icyambere yarize.
niba udafite amashuri y'isi asanzwe ngo ufite nibuza kavuge nibuza kuva kuri masters kumanuka, ukaba ufite nibuza diploma ya kaminuza cyangwa se masters yayo mu mashuri y'isi siyansi, ugomba kuba ufite nibuza lisansi muri teoloji, kuko teolojiya nayo bagushyira muri sisitimu irebana n'imiyoborere n'imigendekere iri hano muri iyi si. Iyo kwiga teolojiya nibuza ukava muri segonderi kuzamuka muri kaminuza, byanga byakunda ntabwo uzabura kwigamo histoire, yaba histoire de l'église, yaba histoire irebana n'iyi si, uzigamo byanga byakunda politique, uzigamo philosophy, uzigamo siyansi, uzigamo leadership, haba mu birebana n'imyemerere ndetse n'itari imyemerere, birangira n'ubundi bagushyizemo ya ideology irebana n'imiyoborere y'iyi si. Hanyuma uze rero ushinga idini, ubundi umupolitisiye ufite idini, byanga byakunda niko bigomba kumera. Ngewe ndashaka kubabwira iki kintu rero, kandi ngewe ndashimira za leta kuko zirasohoza iby'Imana yashatse. Mbere yuko mbisobanura ko ziri gusohoza iby'Imana yashatse, katumanze dusome Bibiliya. Nitumara gusoma Bibiliya mbasobanura ibintu mu byumve neza. Birakwiriye ko muri ibi bihe bya none abakristo nyabakristo bicara bakarambya ibirenge muri Bibiliya, bakiga bagasoma igitabo cy'umuhanuzi Danieli, bagasoma igitabo cy'ibyahishuwe, bagasoma ibimenyetso byose byo kugaruka kwa Yesu, bagasoma inzandiko za Pawulo, bagasoma bakumva, ubyanga ubyemera utabisoma uzarimbuka, kuko uzisanga nawe muri icyo kigare. Kuko amadini yose amaze kujya mu ntuza, ay'Uburayi nabibabwiye, Amerika, za Oceania, yo n'ubundi byararangiye. Abayoboke bayo, ndavuga nk'aya madini yamaze kuba decentralization, ari organize. Urugero ndavuga Presbyterian, Abapresbyterian, Abanglikani, Ababatista, Abadiventiste umunsi wa karindwi, ADPR yo ni national, hanyuma Abatemwe de Jehova n'abandi babyanga babyemera. Abayobozi bagomba kugendera munsi yo kuboko kwa leta, hanyuma kandi bagatanga inyigisho bahawe babwiwe n'ubutegetsi. Bivuge ngo babayoboke rero nabo ubwo bikaba byarangiye nyine bakagira ngo barakigishwa ijambo rizima ariko atari rizima. So reka tubanze dusome twumve icyo Bibiliya ivuga. Tugiye gusoma mu gitabo cy'Itangiriro, nicyo tugiye guheraho. Itanguriro niko mu Kirundi bavuga, Itanguriro ibice 11 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 4. Haravuze ngo isi yose yari ifite ururimi rumwe n'amagambo amwe. Bagenda berekeye iburasirazuba, babona ikibaya kiri mu gihugu cy'Ishinari, barahatura. Barabwirana bati, mureke tubumbe amatafari tuyotse cyane. Kandi bagiraga amatafari mu cyimbo cy'amabuye, bakayafatanisha ibumba mu cyimbo cy'ibyondo. Baravuga bati, mureke twiyubakire umudugudu n'inzu y'amatafari ndende izagera ku ijuru, kugira ngo twibonere izina rimenyekana, twe gutatanira gukwira mu isi yose, nguko uko ijambo ry'Imana rivuga. Igitabo cy'umuhanuzi Danieli, igitabo cy'umuhanuzi Danieli igice cya 4 umurongo 26 niho tugiye gusoma kugira ngo twumve icyo Imana ivugana natwe. Igitabo cy'umuhanuzi Danieli, igitabo cy'umuhanuzi Danieli, hanyuma twiyumvire mu buhanuzi kuntu abantu benshi bagiye
bagafatwa bugwate kugeza barundutse bakagera ikuzimu. 26 turageza ku murongo 28. haravuze ngo, cyangwa reka duhere ku murongo 25. hashize amezi 12 umwami yari i Babuloni arambagira mu rugo ibwami, aravuga ati, ngiye i Babuloni hakomeye niyubakiye ngo habe umurwa wanjye nturaho, nkubakishije imbaraga z'amaboko yanjye ngo haheshe ubwami bwanjye icyubahiro. Umwami atararangiza ayo magambo, haza ijwi rivuye mu ijuru riti, yewe mwami Nebukadinezari, ni wowe ubwirwa, ubwami bwawe ubukuwemo, bazakwirukana bagukure mu bantu, ubane n'inyamaswa zo mu ishyamba, kugeza aho uzamenyera ko isumba byose ariyo itegeka ubwami bw'abantu, kandi ko bwimikamo uwo ishaka. Amen. Ibyahishuwe. Umbabarire unkurikire aya magambo turimo gusoma ko ndashaka kuvuga ibintu bikomeye. Ibyahishuwe igice cya 17. Ndashaka gusoma iki gice mpereye ku murongo wa mbere nihuse kandi. Haza umwe muri abamarayika 7 bari bafite za nzabya ndwi, arambwira ati, ngwino nkwereke iteka marayika ukomeye azacirwaho, yicara ku mazi menshi. Ntiwamenye mu isi basambanaga nawe, abari mu isi bagasina inzoga arizo busambanyi bwe. Anjyana mu butayu ndi mu mwuka, mbona umugore yicaye ku nyamaswa itukura yuzuye amazina gutuka Imana, ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Uwo mugore yari yambaye umwenda w'umuhengeri n'uw'umuhemba, yari arimbishijwe n'izahabu n'amabuye y'igiciro cyinshi n'imaragarita. Mu ntoki ze yari afite igikombe cy'izahabu cyuzuye ibizira n'imyanda y'ubusambanyi bwe. Mu ruhanga rwe afite izina ry'amaberane ryanditswe ngo, Babuloni ikomeye, nyina w'amaraya kandi nyina w'ibizira byo mu isi. Mbona ko uwo mugore asinze amaraso y'abera n'amaraso y'abahowe Yesu. Mubonye ndatangara cyane. Marayika arambaza ati, niki kigutangaje? Reka nkumenere ibanga ry'uriya mugore n'inyamaswa imwe ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Iyo nyamaswa ubonye yahozeho, nyamara ntikiriho, kandi ijye kuzamuka ivi kuzimu, ijye kurimbuka. Abari mu isi amazina yabo atanditswe mu gitabo cy'ubugingo uhereye ku kuremwa kw'isi. Bazatangara babonye iyo nyamaswa yahozeho ikaba itakiriho kandi ikazongera kubaho. Aha niho hakwiriye ubwenge n'ubuhanga. Iyo mitwe 7 niyo misozi 7 umugore yicaraho, kandi niyo bami 7. Abatanu baraguye, umwe ariho undi ntaraza, kandi naza azaba akwiriye kumara igihe gito. Ya nyamaswa yari ikaba itakiriho, iyo ubwayo ni uwa 8, nyamara kandi n'umwe muri babandi 7, kandi arajya kurimbuka. Ya mahembe 10 babonye niyo bami 10 batarima, ariko bahabwa gutegekera hamwe na nyamaswa nk'abami kumara isaha imwe. Abo bahuje inama baha ya nyamaswa imbaraga zabo n'ubutware bwabo. Bazarwanya umwana w'intama, ariko umwana w'intama azabanesha, kuko ari we mutware utwara abatware n'umwami w'abami, kandi abari hamwe nawe bahamagawe, batoranijwe, bacyanutse, bazayinesha. 15. Nuko arambwira ati, ya mazi wabonye wa maraya yicaraho niyo moko n'amateraniro y'abantu n'amahanga ndetse n'indimi. Ya mahembe 10 wabonye na nyamaswa bizanga maraya bimunyage, bimucuze, birya inyama ze, bimutwike akongoke, kuko Imana yashyize mu mitima yabyo gukora ibyo yagambiriye, no guhuza inama no guha nyamaswa ubwami bwabyo, kugeza amagambo y'Imana azasohorera. Wa mugore wabonye ni wa mudugudu ukomeye utegeka abami bo mu isi. Ndashaka kuvuga kuri iki kintu kugira ngo mucyumve neza. Umurongo wa 15 kugeza ku murongo wa 17 ndibo hagaruke cyane hano mu Byahishuwe. Kubera iki dusomye amagambo? Tubonye Babuloni mu bihe bigeze muri 3. Uyu munsi ndashaka kuvuga gatoya ku kintu kirebana na Babuloni, n'isohozwa ry'ubuhanuzi bwo gusenyuka kwa Babuloni, kandi Babuloni isenywe n'ubutegetsi bw'isi. Mu yandi magambo, ukwiriye gusobanukirwa Babuloni ni iki. Cyo ni cyambere. Cya kabiri, ukwiye gusobanukirwa kubera iki yiswe Babuloni. Icya gatatu, ukwiye gusobanukirwa uburyo iyi Babuloni ari nk'icyorezo, ari virus yo kurimbura inyoko muntu ndetse n'abantu bitirirwa izina rya Yesu Kristo. Kane, ukwiriye gusobanukirwa icirwaho iteka ry'iyi Babuloni ndetse n'uw'Imana izakoresha kugira ngo icirweho iteka. Noneho icya gatanu, ugasobanukirwa ko ubwo buhanuzi ubaka kanya burimo gusohora. Babuloni iri kugenda isatira indunduro yayo. Abana b'Imana, itorero rya Kristo Yesu, bari kugenda bayishurirwa neza Babuloni cyari cyo,
kandi bagira umwete wo gukuramo akarenge kabo. Hanyuma kandi bitabujije ko hari na benshi bagomba kurimbukira muri iyo Babuloni. Dusomye Babuloni ivugwa mu gitabo cy'Itanguriro ibice 11, yitwa ngo ni Babeli. Iki ni igihe cya bene Shemu na Hamu na Yafeti, abahungu ba Nowa barokotse umwuzure wabayeho ubwo Imana arimburaga isi yo mu gihe cya Nowa. Shemu, Hamu na Yafeti nibo baje kubyara baraguka ba benshi. Ijambo ry'Imana tubwira yuko Imana irema mu ntego yari ifite kwari kugira ngo abantu bakwira isi yose, kabiri kwari kugira ngo babashe gutwara isi, gatatu kwari kugira ngo bamenyekanishe Imana bose bayimenye muri bo. Aba bantu rero bo kuri Nowa, bakomoka kuri Nowa, kuri abahungu batatu, baratubwiye ngo isi yose yari ifite ururimi rumwe. Bagenda berekeje mu kibaya cy'Ishinari, bagezeyo baturayo. Iki ni igihe cy'umugabo witwa Nimurodi. Arangije abasaba yuko bakwiyubakira inzu y'amatafari ndende ikora ku ijuru, akaba ariho batura. Bashakaga gukora ibintu bitatu byo kurogoya umugambi w'Imana. Ni ibihe rero? Icya mbere, hari harimo gushaka kugomera Imana, kugomera umugambi w'Imana wo gukwirakwira ku isi yose. Intego y'Imana mu kurema umuntu ni uko bagombaga gukwira isi yose. Igitabo cy'Itangiriro cya mbere umurongo wa 23-28. Icya kabiri ko kugira ngo umuntu atware iby'Imana yaremye byose. Ntabwo rero umuntu yagomba kuba ari ahantu hamwe ngo abashe kuyobora. Urugero, umuntu aba ari muri Afurika ayobora ibiri muri Amerika. Byanga byakunda abantu babyare bororoke bakwira isi, hanyuma kandi bayobore ibintu byose biri mu isi. Iki gihe rero cyane Nimurodi bashatse guhagarika uwo mugambi. Twigumira ahangaha nituva, amavu yo gutatanira ku isi, twubaka umunara, inzu y'amatafari ndende ikora ku ijuru, ariyo duturamo twe gutatanira ku isi. Urumva rero bashaka kugomera itegeko ry'Imana, ni ukugomera Imana mu kwanga gutatanira ku isi, gukwirakwira isi yose. Icya kabiri, icya mbere mbabwiye ko kwari kwanga gukwira isi yose. Icya kabiri kwari kugira ngo biyubakire izina rimenyekana. Niko havuga, niko batubwiye ngo twiyubakire izina rimenyekana ku isi yose. Icya gatatu kwari ukuburizamo kumenyekana ku izina ry'Uwiteka. Ntabwo bashaka ku izina ry'Uwiteka rimenyekana. Niyo mpamvu ubwo Nimurodi nabo bari kumwe ngo bashaka ku izina ryabo ari ryo rimenyekana. Bubaka umunara, baguma hamwe, kandi mu ntego y'Imana ishaka ko bakwira isi yose bakayitwara kandi bakayimenekanisha ku isi yose. Iyi shusho niyo shusho iri muri iki kintu cyitwa amadini. Amadini bubatse ikintu cyitwa umunara, banga gukwirakwira isi yose ngo bamamaze ubutumwa bwiza bw'ubwami. Hari akantu kitwa, navuga ngo ni nk'utuzu bagiye bubaka bafite abayobozi babahagarariye. Abantu bakubaka ikintu bakabaho hantu ngo barigishwe ijambo ry'Imana, bafite ababayobora, ni representant egale, ni papa, ni musenyeri, ni bishopu, ni apostle runaka, n'izindi tape z'abandi bayobozi bahagarariye. Uwo ni umudugudu, ariko noneho bakusanyije abantu ngo batavaho ngaho. Abantu bakabaho hantu bakarinda basazira, adasobanukiwe Imana, nta wundi muntu ahinduye kandi akavuga ngo arakijijwe.
icyo nicyo Nimurodi yakoze. Iriya shusho ya Nimurodi mu kibaya cy'Ishinari yo kubaka umunara, inzu y'amatafari ndende ikora ku ijuru, ngo banga kugira ngo bakwirakwire isi yose, bashaka kwiyubakira izina rimenyekana, nibyo amadini yakoze. Niyo mpamvu bikora bagatangiza organization, bagakora titire y'izina ryabo, ubundi bagashaka uburyo bwose bamenyekana mu bantu kubw'iyo titire bashyizeho. Ubundi ababishop bakajya gushaka izindi mbaraga z'umwijima, bakajya kwifatanya n'abanyapolitiki, bakajya kwitangaza makuru kugira ngo bubake izina rimenyekane. Impamvu bamwe mwumva ngo turabo kwa kanaka, turabo muri ADPR, ADPR surumva itaramenyekanye, turabo muri Adventiste yamenyekanye ku isi yose se, turabo kwa Gitwaza yamenyekanye ku isi yose se, turabo kwa Apostle Masaso yamenyekanye ku isi yose se, turabakanaka. Urumva niyo ntego yo kubaka izina rimenyekana. Iki mu cyumve. Kandi ugasanga abo bantu ntibakura mu ijambo ry'Imana, ntibakizwa ngo ubone barahindutse nyaguhinduka neza, ntabwo bajya kuvuga ubutumwa bwiza. Kandi Yesu asigiye itorero misiyo yo kugenda, abigishwa barabatoje imyaka 3, arabwira ati nimugende namwe abo muzahindura bazajye guhindura abandi, none abandi barabicaje basaziye aho ngaho. Nshaka kubereka ishusho y'aya madini uburyo ari ya shusho yo kwa Nimurodi. Noneho rero batubwiye ngo bagiye mu kibaya cy'Ishinari ahitwa Babeli. Babeli ni nayo Babuloni. Babeli bisobanura iki rero, cyangwa Babuloni bisobanura iki? Ubundi Babuloni bisobanura urujijo, ariko ijambo urujijo nshaka kurisobanura mu buryo bwimbitse kugira ngo muryumve neza. Ubundi Babeli cyangwa se Babuloni, ubwo ngiye gukora definition, ngiye gutanga definition y'iri jambo mu buryo bwagutse. Babeli cyangwa se Babuloni bisobanura ibintu bitatu. Icya mbere bisobanura urudubi mu myemerere, kunyuranya mu myumvire, akajagari mu kwemera Bibiliya. Sinzi niba ibi bintu mubyumvise neza. Icya mbere ni urudubi mu myemerere, kabiri kunyuranya mu myumvire, gatatu akajagari mu kwemera Bibiliya. Niyo mpamvu ibyo abadive bemera abarokore sibyo bemera, ibyo ababahayi bemera sibyo abapantekote bemera, ibyo abakatolike bemera sibyo abatimwe de Jehova bemera, ibyo abatimwe de Jehova bemera sibyo Abraham bemera, aribo bitwa ngo n'abageni ba Yesu. Mbega Babuloni cyangwa se Babeli bisobanura urudubi mu myemerere, kunyuranya mu myumvire, akajagari mu kwemera Bibiliya. Kuko itorero rya Kristo rya nyaryo, ishusho yaryo tuyisanga hano muri kitabo cyitwa Bibiliya. Icyo ni cyambere. Cya kabiri, itorero rya Kristo rya nyaryo rirahuza mu ijambo ry'Imana. Ibyo mvuze ako kanya uhita wumva ari ukuri, kandi nawe ibyo uvuze hahita numva ni ukuri, kandi ubutumwa bwabo bushingiye muri handitswe ngo. Ibyo bavuga byose bishingiye muri handitswe ngo. Ntabwo ari ukuvuga ngo udidibuze ibigambo bivuge ufate isaha yose urimo uravuga, nta hantu uragaragaza muri Bibiliya mu byo urimo uravuga. Abo rero ubutumwa bwiza bavuga bwose barirefera, batanga verse biblique kugira ngo kwizera kw'abumvise kube guhamye, gushikamye ku rutare ari rwo Yesu Kristo. Rushikamye, babe bashikamye mu ijambo ry'iki ry'Imana. So Babuloni bisobanura urudubi imyemerere, kunyuranya mu myumvire, akajagari mu kwemera Bibiliya. Nibyo muri kubona muri aya madini rero. Icyitonderwa rero, Bibiliya igaragaza Babuloni mu bihe bitatu. Babuloni ya mbere bayitweretse nk'umudugudu. Itangiriro igice cya 11 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 4. Bose isi yose ngo yavugaga ururimi rumwe, bagenda berekeza mu kibaya cy'Ishinari. Bagezeyo baravuga ati mureke twiyubakire inzu y'amatafari ndende ikora ku ijuru, ariko
tureke gukwirakwira ku isi yose kandi twiyubakire izina rimenyekana ku isi yose. Aha, urumva iyi batweretse Babuloni nk'umudugudu. Bibiliya yongeye katugaragariza nanone Babuloni nk'ubutegetsi. Turabisomye kwa Danieli ibice 4 kuva ku murongo wa 25 kugeza ku murongo wa 28. Iyi ni Babuloni yubatswe n'umugabo witwa Nebukadinezari hariya muri Iraq. Yubatse umurwa munini, umurwa wubatse hejuru y'uruzi rwa Ufurati. Uru ruzi n'uruzi runini cyane ko ubuhanuzi bugaragaza ko rumaze gukama, ko Bibiliya ivuga ko mbere yuko Yesu agaruka rugomba gukama kugira ngo inzira y'abami baturuka iburasirazuba yitegurwe, bava iburasirazuba bajya gutera Isiraheli. So aba bami baturuka iburasirazuba n'ibindi tuzabyiga, ariko uru ruzi rumaze gukama neza. Uruzi rwa Ufurati, iki kiganiro twagitambukije inshuro zigize muri 2. Uruzi rwa Ufurati rumaze gukama, kandi uru ruzi gukama kwarwo ngo nukugira ngo inzira y'abami baturuka iburasirazuba yitegurwe. Byahishuwe igice cya 16 kuva ku murongo wa 12 kugeza ku murongo wa 16. So uyu murwa wa Babuloni wari wubatse ku ruzi runini rwa Ufurati. Nebukadinezari yawubatse mu buryo buhanitse. Tuzababwira, hari igihe tuzakora ikiganiro cyo kubabwira ubunini bw'uyu murwa, birometero byawo cyangwa se kilometero cyawo. Tuzababwira metero kare z'uyu murwa, tuzababwira inkike zari ziwubatse, ubunini bwazo, uburebure bwazo, byose tuzabasobanurira n'ubwiza wari ufite. Ariko kubera ukuntu wari umeze, wateye Nebukadinezari kugira ubwibone. Ushobora kubaza ngo kuki Nebukadinezari yubatse uyu murwa ungana utya, ufite ubwiza, kugeza ubwo nawe umuteye ubwibone akavuga ngo ngiyi Babuloni yanjye hakomeye niyubakiye, ngo habe umurwa wanjye nturamo, ngo mpubakishije n'amaboko yanjye. Kuko akimara kubivuga ngo ijwi ryahise rimanuka, nta muhanuzi waje, nta ntumwa Imana yatumye, ahubwo Imana ubwayo niyo yavuze. Nebukadinezari arayiyumvira ubwe. Yewe Nebukadinezari we, uhereye uyu munsi ubwami bwawe ubukuwemo, uzajya kurisha mu ishyamba nk'inyamaswa kugeza igihe uzamenyera yuko Uwiteka Nyiringabo, Imana ishobora byose, ariyo yimika ubwami, ariyo ishyizeho ubwami, kandi igashyiraho uwishaka igakuraho uwishaka. So Nebukadinezari kubaka uyu murwa, intego yari afite ni nk'iyuriya, ni nk'iyabariya tubonye mu gitabo cy'Itangiriro mu kibaya cy'Ishinari. Yubatse umurwa kugira ngo abashe kwigarura isi yose, kandi abantu benshi abakusanyirize hamwe, abayoborere icyarimwe, bagendere ku mategeko ye, amabwiriza ye, ku muco wa Babuloni, ariho bagenderaho, kuyobokamana rimwe, byose bibe bihagarariwe na Nebukadinezari. Niyo mpamvu amaze kurangiza yatangiye kwirukanka ku isi yose yigarurira ibihugu, birangira ageze no mu gihugu cya Isiraheli. Afata Abayuda muri 605 mbere y'ivuka rya Yesu. Bayuda bose arabajyana, ajya kubiyegereza. Arangije kubajyana, aba ashaka uburyo bwose yabahindura ngo abavanemo iyobokamana rizima, bayoboke iyobokamana rye. Babuloni yo kwa Nebukadinezari, ndavuga Babuloni iriya nyine yo mu mateka ya kera, yari leta ikomatanije idini na politiki. Akantu mukumve ndagasubiramo. Babuloni ya Nebukadinezari yari leta ikomatanije idini na politiki, ikagira insengero inini n'intoya zirenga 1000. Ni ukuvuga ngo ntabwo wavuga ngo ryari iyobokamana rya nyaryo, ahubwo iyobokamana ry'i Babuloni ryari rivanze na politike ya Babuloni. Niyo mpamvu yari yarashyizeho abahanuzi be, abacunnyi,
abakarudaya, abakora ubushakashatsi ku nyenyeri, abakora ubushakashatsi ku kwezi, abakora ubushakashatsi ku zuba, abakora ubushakashatsi mu bicu, bari bafite amashuri menshi biga ku bintu birebana n'iyobokamana, kumenya ibihe uko bizasimburana, igihe imvura igwira, igihe izuba rivira, nuko byari bimeze. Noneho bakaza kandi bakabisensibiliza mu bantu bose bari muri ayo materaniro. Kumbi biragendera kuri politike ya hehe y'i Babuloni. So arangije ashaka kugira ngo asenye noneho ni iyobokamana rya nyaryo rizima. Aragenda ajya i Yerusalemu, ubwoko bw'abayuda bwose arabutwara, ba Danieli, ba Shadaraki, ba Bedenego, ba Meshaki n'abandi benshi, ba Ezekiel n'abandi, bashaka uburyo bwose babakuramo Imana. Bari abahungu, yaba Danieli, Saduraka, Meshaki, Bedenego, aya mazina yose bafite. Danieli yitwaga Belteshazari, hanyuma Shadarake, Abedenego ndetse Meshaki, aya ni amazina y'ibigirwamana by'i Babuloni. Bashatse uburyo bwose bakoropamo iyobokamana ry'Imana nyir'isi n'ijuru. Abo mu majyaruguru, muri ya miryango 10 yari yaragiye mu majyaruguru ahitwa Samariya, ndavuga mu majyaruguru ya Yerusalemu, batwawe n'Abashuri muri za 710 mbere y'ivuka rya Yesu. Ariko Nebukadinezari amaze kwigarurira isi muri iyo myaka, muri kuva muri za 600 kumanuka hasi, yongera nanone kandi kujya muri Ashuri, na ya miryango yose n'Abashuri bose arabigarurira, kandi abasaba ko bagomba kuyoboka iyobokamana rye. Muribuka ko hari igihe yakoze ishushanyo agitereka mu kibaya cyitwa Adura, ategeka abantu mu moko yose ko bagomba kuramya icyo gishushanyo. Hano mu bihugu byose ayoboye bakikubita hasi bakakiramya. Umva yari amabwiriza, bari bafite ikoranabuhanga ryabo rituma n'abandi bo mu bindi bihugu bamenye yuko isaha yo kuramya icyo kigirwamana yageze. Abari Babuloni bagomba kubarara, ariko n'ibindi bihugu byagombaga gukora ibyo umwami yavuze, kuko Babuloni bari bafite ikintu, ni bamwe mu bantu bagize ikintu cyitwa tekinoloji ikomeye mu bihe bya kera. So rero nandi kubasobanurira noneho Babuloni nk'ubutegetsi, ariko ikaba yari leta ikomatanije idini na politike. Vuga ngo iyobokamana ry'ibigirwamana, iyobokamana rya nyaryo, byose bari barabifashe babivanga na politike. Gusenga ibigirwamana, guterekera kubandwa, ubucunyi, ubupfumu, ibiki byose, ndetse n'iyobokamana rya Isiraheli hamwe na politike, byose babihuriza hamwe, bubaka insengero nini n'intoya zirenga 1000, bakajya bajya muri izo ngoro bakajya guteraniramo, ariko ari uburyo bwo kurwanya umuremyi w'ijuru n'isi. Iyo ni Babuloni nk'ubutegetsi. Mbabwiye Babuloni nk'umunara, umudugudu, mbabwiye Babuloni nk'ubutegetsi. Noneho tugeze kuri Babuloni irebana n'imyemerere, imyizerere. Niyo dusanze hano mu Byahishuwe igice cya 14 kuva ku murongo wa mbere. Baratubwiye ngo haza umwe wo muri baba marayika 7 bari bafite za nzabyandwi, arambwira ati, ngwino nkwereke iteka marayika ukomeye azacirwaho yicara ku mazi menshi. Urumva noneho hano bavuze maraya, kandi imbere bavugaga Babuloni. Uyu maraya ivuzwe ni ya Babuloni nababwiye, kuko hano Yohana agiye guhita bisobanura ku murongo wa 2. Aravuga ngo anjyana mu butayu ndi mu mwuka, mbona umugore yicaye ku nyamaswa itukura yuzuye amazina yo gutuka Imana, ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Urumva arabwiwe ngo ngwino nkwereke iteka marayika ukomeye azacirwaho yicara ku mazi menshi. Niwe abami bo mu isi basambanaga nawe, abari mu isi bagasena inzoga arizo busambanyi bwe. Anjyana mu butayu ndi mu mwuka, mbona umugore yicaye ku nyamaswa itukura yuzuye amazina yo gutuka Imana,
ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Aravuga ngo uwo mugore yari yambaye umwenda w'umuhengeri n'uw'umuhemba, arimbishijwe n'izahabu n'imaragarita n'amabuye y'igiciro cyinshi. Mu ntoki ze yari afite igikombe cy'izahabu cyuzuye ibizira n'imyanda y'ubusambanyi bwe. Mu ruhanga rwe afite izina ry'amayoberane ryanditswe ngo, ahantu muhumve cyane, mu ruhanga rwe ngo afite izina ry'amayoberane ryanditswe ngo Babuloni ikomeye, nyina w'abamaraya kandi nyina w'ibizira byo mu isi. Mwumva ikintu gikomeye rero noneho Yohana agiye kuvuga. Yaravuze ngo mbona ko uwo mugore asinze amaraso y'abera n'amaraso y'abahowe Yesu. Mbona ko uwo mugore asinze amaraso y'abera n'amaraso y'abahowe Yesu. Mbona ko uwo mugore asinze amaraso y'abera n'amaraso y'abahowe Yesu. Aha urimo kwibwira iki? Utekereje iki? Urumva noneho twatangiye ari Babeli, urujijo, urudubi mu myemerere, kunyuranya mu myumvire, akajagari muri Bibiliya, byose bikabyara confusion, urujijo. Itangiye ari umudugudu wo kubumbira abantu hamwe ngo be gukwirakwira ku isi yose kuko Imana bishakaga. Icya kabiri, biyubakira izina rimenyekana ku isi yose. Icya gatatu, kwanga ko izina ry'Uwiteka ryo rimenyekana ku isi. Nebukadinezari yubatse umurwa nawe, arangije abakusanya bose kugira ngo yubake izina rimenyekana. Nayo mpamvu yivuze ngo ngiyi Babuloni yanjye hakomeye niyubakiye n'ukwanjye kuboko ngo haheshe izina ryanjye icyubahiro. Haheshe izina ryanjye iki? Ntabwo ari izina ry'Uwiteka ngo rihabwe icyubahiro, ntabwo ari izina ry'Uwiteka ngo rimenyekane, ahubwo niwe rimenyekane kandi ryo rihabwe icyubahiro. Noneho akusanya amoko yose kugeza ubwo yinjira n'ubwoko bw'Imana bwa Isiraheli, nabwo arabwiyegereza ngo be gukwira isi yose, ngo bagire imico yabo, bagire iyobokamana ryabo, ahubwo bagendere ku iyobokamana rye kandi bagendere kuri politike ye kandi bagendere ku cyo bita ideology, imyumvire yose, ibyo avuze babyumve. Imico uba ari umuco uturuka i Babuloni. Noneho tubonye noneho rero iyi Babuloni yiswe umugore w'umumaraya. Yiswe umugore w'umumaraya. Ahubwo ushobora kwibaza kuki uyu mugore w'umumaraya noneho Yohana mubonye yicaye hejuru y'inyamaswa itukura yuzuye amazina yo gutuka Imana kandi ikaba ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Kuki Yohana avuze ngo, kuki Yohana marayika mubwiye ngo ngwino nkwereke iteka maraya ukomeye azacirwaho? Vuga azacirwaho. Kabiri, amubona ni ikintu gikomeye. Amubona mu ruhanga rwanditseho ngo Babuloni ikomeye, nyina w'abamaraya kandi nyina w'ibizira byose byo mu isi. Gatatu, amubonye ikindi kintu gikomeye. Amubonanye igikombe cy'izahabu cyuzuye ibizira n'imyanda y'ubusambanyi bwe. Kane, amubonye ikindi gikomeye. Ngabonye asinze amaraso y'abera n'amaraso y'abahowe Yesu. Uyu mugore noneho uvuzwa cyangwa iyi Babuloni ivuzwa aha, ntabwo noneho ikiri umudugudu wubatswe, ntabwo ikiri umurwa nk'ubutegetsi kwa Nebukadineza, ahubwo noneho ni Babuloni ishingiye ku birebana n'imyemerere. Imyemerere, bya bindi byose byatangiye ari nk'urujijo, biraje noneho byikubise muri Babuloni biruzura neza. Urudubi mu myemerere, kunyuranya mu myumvire, akajagari mu kwemera Bibiliya. Niyo mpamvu Perezida wa Repubulika y'u Rwanda avuze ngo aka kajagari singashaka. Singashaka, nongeye bivuge ngo singashaka. Niyo mpamvu Perezida w'u Burundi nawe avuze ngo aka kajagari singashaka. N'ubu Buganda araje avuze ngo aka kajagari singashaka. N'uwa Kenya agiye kubivuga ngo aka kajagari singashaka. N'uwa South Africa agiye kuvuga ngo aka kajagari singashaka. N'uwa Zambia, n'uwa Zimbabwe, n'uwa Maroc, n'uwa Tanzania, n'uwa Madagascar, n'uwa
bose bagomba kuvuga ngo akajagani tugashaka. I Burayi barabirangije baragaciye, muri Amerika barabirangije baragaciye. Ariko nivuga ngo barabirangije mutagira ngo amadini ntahari, ahubwo bamaze nyine kujya muri systeme nyine. Ni ukuvuga ngo ya Babuloni yo kwa Nebukadineza yabasohoyeho icyo bita imitegekere, politike ikomatanyije n'iby'idini. Kuvuga ngo iyobokamana na politike bamaze kubihuza. Abatabyemera bagomba gufunga burundu. Aha ndaza kugaruka mbereke kubera iki bigomba kubaho kandi bikomeje kubaho, bizakomeza kubaho. Nihe mpamvu? Ubuhanuzi niko buvuga, ntacyo wahindura. Reka babwire iki kintu mu cyumvi. Ni ukuvuga ngo ntacyo ushobora guhindura ko Babuloni ihinduka Babuloni. Ntacyo ushobora guhindura ko amadini yose yinjira muri system politics iri hano muri iyi si. Ntacyo wahindura. Imyemerere yose iri hano muri iyi si, muri aya madini yose igomba gukontororwa n'inzego z'ubutegetsi buri hano muri iyi si, nk'uko i Babuloni byari bimeze kwa Nebukadinezari. Yaba n'iyobokamana rizima rigomba kujya munsi y'ukuboko kwabo, ritemeye. Abatabyemeye bagomba gutotezwa, bagomba kwinjizwa mu gutotezwa, kuko bari kunyuranya n'amategeko agenga ibihugu by'iwabo. Babaye ibigande, bagandiye za leta, bari gusuzugura ibyo leta ivuga, bari kuviyora amategeko ya za leta. Bagomba gufatirwa iki? Mbarigo. Aha naho tuzakomeza tubereka noneho icyo bita gutotezwa kw'abera, gutotezwa kw'itorero, kurenganywa kw'itorero, suruse y'itorero mu gutotezwa, suruse yo gutotezwa kw'itorero. Mubyumve neza, mubisobanukirwa. So iyi Babuloni ivuzwa aha rero mu byahishuwe noneho rero ni ikintu bita urudubi mu myemerere, kunyuranya mu myumvire, akajagari mu kwemera Bibiliya. Ni ukuvuga ngo ni uruhurirane rw'imyemerere yose iri hano muri iyi si ikomatanije na politike z'isi. Mu gihe cy'Abayuda Yesu aza, bari barafashe iyobokamana barihuza na politike y'Abaroma. Nuko byari bimeze. Niyo mpamvu Yesu agiye kwicwa babwiye Pilato ngo mubambe. Pilato ati nta cyaha mubonaho, icyakoze bamukubite bamurekura agende. Baramubwira Abayuda ngo dufite itegeko kwa Kaisari. Turamubwira ko warigomeye wanze kumva icyo tukubwiye. Pilato agira ubwoba, yemera kubamba Yesu. Murumva iyobokamana rya Kiyahudi yari ryaramaze kwihuza na politike y'Abaroma. Mu gutoteza intumwa ni b'Abayuda bafatanyaga n'Abaroma bakabatoteza. Mu gutoteza bakurikiye intumwa mu kinyejana cya kabiri cya gatatu ni b'Abayuda bakomeje gufatanya na leta ya Roma gutoteza Abakristo. Iyo ni Babuloni itari yaguka ngo ikwire isi yose. Uyu munsi noneho rero bifashe isi yose, kuko imyemerere ya Christianism, abantu bose bemera Yesu Kristo ko ari umwami n'umukiza, bamaze kugera hafi muri miliyari 4. Ugiye muri statistique y'umubare w'abantu bamaze kugera ku isi, mubare w'abatuye isi baragera muri miliyari 8. Noneho rero abafite imyemerere irebana na Christianism bari muri miliyari hafi 3 n'igice zirenga. Murumva ko rero biri ku isi yose. Ibi bintu rero nubwo bahari ntabwo bemerana, ni urudubi mu myemerere, ni akajagari mu myumvire. Ntabwo duhuza mu kumva neza iki gitabo kandi twese tugikoresha. Ni ukunyuranya mu kwemera Bibiliya. Icyo nicyo cyitwa Babuloni.
iyo hajeho ngo ikomeye nuko noneho cyabaye ikintu gikwiriye isi yose. Ntabwo kibarizwa kikiri loko, ntabwo kibarizwa mu gihugu runaka gusa, ntabwo kibarizwa ahantu runaka gusa, si umugabane umwe, ahubwo noneho ni ku rwego rw'isi. Ubukristo buri ku isi yose, Isilamu iri ku isi yose, n'aya madini amaze kwaguka, abahindu, ababudiste. So icyo nicyo bita Babuloni. Definisiyo yayo nayibabwiye: urudubi mu myemerere, kunyuranya mu myumvire, akajagari mu kwemera Bibiliya. Akaba ari kigaruka kikitwa maraya. Bibiliya ivuga havugwamo abagore bageze muri 3. Ubuhanuzi bwa Bibiliya bene data birakwiriye ko noneho twicara, noneho iki nicyo gihe tugezemo noneho cyanyacyo cyo kugira ngo noneho twige dusome igitabo cy'umuhanuzi Danieli, igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Igihe kirageze noneho sasa, ubu iki nicyo gihe kigeze. Abashaka kwiga muze twige, abatabishaka mugende mujye kurimbuka. Abashaka kumenya mugahinduka muze muhinduka, abatabishaka murimbuke. Kuko ubu noneho twicaye neza muri ubu buhanuzi, neza tubwicayemo. Yaba ibyo Danieli yeretswe mu gice cya 7, inyamaswa nyabonye, intare, idubu, ingwe n'inyamaswa nini yari ifite amahembe 10. Yaba ibyo yeretswe mu gice cya 8, imfizi y'intama y'amahembe 2 n'isekurume y'ihene ifite ihembe rimwe ryari hagati y'amaso yayo. Yaba ibyo yeretswe mu gice cya 12, yaba yeretswe mu gice cya 2, ibyo yabonye Nebukadinezari arota, ngabona igishushanyo kigizwe n'ibice bigeze muri 4, harimo izahabu, umutwe, igituza n'amaboko by'ifeza, inda n'ibere by'umuringa, amaguru, ibyuma n'ibirenge, ibyuma bivanze n'ibumba. Ibyo nibyo twicayemo. Dukwiye kwicara tukabyiga. Icyitonderwa, tutabyiga mu buryo duhuza n'ibyo twize mu madini yacu, ko buri dini ryose rifite ko ryabyigishije, teolojiya ifite ko ibyigisha mu buryo bwose kugira ngo abantu bikurure abantu. Dukwiye kwicara mu buhanuzi bwa Bibiliya tukivanamo, tukamana tukikoropamo ibyo twigishijwe mu madini. Urugero, Abadiventiste babyigisha ukwabo, kuko babyigishijwe n'uwitwa Ellen G. White. Ellen G. White, fondateri, umugirwakazi watangije idini y'Abadiventiste mu 1844. Bisa nk'aho byatangiye kuwitwa William Miller. Ibitabo yanditse rero harimo igitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, harimo icyitwa Uwifuzwa ibihe byose, harimo n'icyitwa Intambara ikomeye. Ibi bitabo uko ari 3 byaforomase Bibiliya, ashyiraho imyizerere ye, abantu barayikurikira bakagira ngo barajya mu ijuru kandi bajya kurimbuka. Iyo bavuze igitabo cy'Abakurambere n'Abahanuzi, yibanze ku birebana na Ancien Testament, isezerano rikuru. Agira bimwe ashyiramo byanyabyo, agira ibindi ahindura, abihindura uko yumva bishaka. Ubona yarayiforomase isezerano rya kera. Uwifuzwa ibihe byose ni Nouveau Testament, isezerano rishya, kuva kuri Matayo kugera kuri Yuda. Naho yagiyemo araforomata, aravangavanga, ahindura ubutumwa Yesu yavuze, ahindura ubutumwa intumwa zavuze, ibyo ba Pawulo banditse, ibyo ba Petero, ba Yakobo banditse, avuga ibyo arabivangavanga. Akagira bimwe avuga bizima, akagira n'ibindi avuga bye bwite, n'ibindi ahawe n'abadayimoni. Ageze ku kitabo cyitwa Intambara ikomeye, ndetse akanagihuza n'icyitwa Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka. Ariko Intambara ikomeye yibanze ku gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, uyu mugore yakigiyemo arakivangavanga, yigisha ibintu, akabifata iminsi akayishyira mu myaka, aravangavanga. Abadiventiste aho nabo barahayobeye. So niba ushaka kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana, reka gufata ibyo wigishijwe mu idini kuko wasanze rihari,
uze wicare muri Bibiliya usenge wiyirize ubusa ufate amasengesho menshi ubwire Yesu ngo ndashaka kumva Bibiliya ari wowe uyinyigishije. Niba bishoboka ukaza tukarebana face to face uze, ariko ndashaka kumenya none hari wowe unyigishije bidaciye kundi muntu uwo ari we wese, kandi ufatemo igihe urambye nk'uko abahanuzi ba kera barambyaga mu buhanuzi mu bitabo bagasoma. Nibwo uzamenya ukuri. Igihe kirageze kugira ngo abantu mwicare mwige igitabo cy'Ibyahishuwe. Igihe kirageze kugira ngo abantu mwicare mwige igitabo cy'umuhanuzi Daniel, mutagendeye ku byo teolojiya yigisha, mutagendeye ku byo mwigishijwe mu madini. Ellen G. White ageze ahangaha ku Byahishuwe yarabivanze ndetse no kuri Daniel. Avuze inyamaswa noneho arabyica. Aravuga ati rero inyamaswa ni ubupapa, igishushanyo cy'inyamaswa ni ubuprotestanti, ikimenyetso cy'inyamaswa ni icyumweru. Ariko man, beneda ibyo byose birakura cya kintu cyitwa urudubi mu myemerere, kunyuranya mu myumvire, akajagari mu kwemera Bibiliya. Umudiva arakubwira ati jyewe ndi umuntu wahawe ukuri kuzuye kudahindurwa kutavuguruzwa, niba mutemeye ibyo nemeye muzarimbuka. Umutemwe de Jehova akubwira ati jyewe ndi umuntu wamenye ukuri kuzuye, menya neza yuko tuzatura mu isi nshya, uko isi yubakwa buri munsi ariko ugenda ihinduka paradizo. Iri terambere mubona mu isi ni isi iri kugenda ihinduka nshya. Mu ijuru hazajya 144 byonyine by'abantu ba Israeli yo mu mwuka, abandi mwese muzaguma hano mu isi. Uko ni ukuri utahinyura. Umuntu karakakubwira ati no, dore uko biri ivuga abantu bazatura mu isi nshya ariko si iyi ngiyi, kandi bazagera no mu ijuru bubashye Imana. Wowe urumva iki? So icyo shaka kuvuga rero ni iki mu gusoza, mu gusubika ko nashaka inyigisho tuyiga neza. Nasaga nk'umuntu uri gukora introduction kugira ngo twumve inyigisho neza, mubyumve neza, mubisobanukirwe neza, mwumve ko amadini yose ku rwego rw'isi yose agomba kujya munsi yo kuboko kwa leta. Abayobozi bayo n'abayoboke bagomba kugendera ku mabwiriza leta zibaha. Kubera iki rero? Nuko igihe kigeze kirimbuka rya Babuloni, kandi kurimbuka kwa Babuloni Yesu agomba gucyura itorero rye, uko agiye kuryeza ku muvuduko mwinshi. Impamvu yihera agiye kuryeza nuko mu gihe amadini yose amaze kujya munsi y'ukuboko kwa za leta, abayobozi bayo bakaba ari abantu bose baforomwe na za leta n'abategetsi b'isi. Abayoboke bakagendera ku by'abayobozi babo bababwiye nabo bahawe na za leta. Abana b'Imana b'ukuri bamara kubisobanukirwa bakanga kugendera kuri ayo mabwiriza, bagomba kwinjira mu gutotezwa. Icyitondero, mu gutotezwa rero niko kwezwa kw'itorero. Niyo mpamvu umuhanuzi Daniel yabivuze. Reka mbasomera ahantu mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel aho mu byumve neza. Igitabo cy'umuhanuzi Daniel ibice 12. Umva kuntu itorero rigomba kumera kugira ngo Yesu aricyure. Umurongo wa 8 kugeza ku murongo wa 10 haravuze ngo ndabyumva ariko sinabimenya, mpera ko ndabaza ni databuja ikizaheruka ibindi muri ibyo ni ikihe? Aransubiza ati igendere Daniel, kuko ayo magambo ahishwe kandi afatanishijwe ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. 10 benshi bazatunganywa, bazezwa, bazacishwa mu ruganda, ariko ababi bazakomeza gukora ibibi, kandi nta ntumwe muri bo uzayamenya, ariko abanyabwenge bazayamenya. Abo ni twebwe rero abanyabwenge. Benshi bazatunganywa
kabiri bazezwa, gatatu bazacishwa mu ruganda. uruganda. Ariko ababi bazakomeza kuba babi, bazarushaho. Ni ukuvuga ngo rero itorero mu kwezwa ari no kugaruka kuri cyura, n'abantu bagiye kubibona neza uburyo amadini yose yamaze guteshwa agaciro n'ubutegetsi bw'isi, hanyuma akajya muri control ya za leta, agakontororwa na leta. Kandi leta z'isi nazo zifite abandi bari kuzituga, ya miryango ikorera mu ibanga iri hano muri iyi si, ariko abifite ibyo ikorana na Satani mu buryo bw'ibanga. The Freemasons, Illuminati, abajesuiti, abaroze kuruwa, n'indi miryango ihari ikorana na Satani mu ibanga, ndetse n'igishushanyo gihagarariye ubutegetsi bwa Antikristo hano muri iyi si. Antikristo uyu nguyu ugiye kuyobora cyitwa UN, umuryango w'abibumbye. Mu gihe cy'abakristu bo mu kinyejana cya mbere n'icya kane n'icya gatatu, kamvuge wenda mu ntangiriro z'ikinyejana cya kane muri 313 bw'umwami w'abami Constantino yimaga, noneho agahuza itorero na politiki, agahuza imyizerere ya nyayo na politiki ye, bigatuma itorero rihinduka kadubi, rikazamo uruvange. Hari abakristo benshi basohoka muri ibyo bigare, muri ibyo bimeze gutyo, ko Constantine yategetse yuko abantu bose bagomba gukurikira Imana y'abakristo. Abantu bose binjira mu bukristo atari uko bagiye gukizwa, ahubwo ari itegeko ry'umwami, kuko hari hashyizweho n'ibihano byinshi, no kubona akazi, no kubona ibirayi, no kubona iki, wagomba kuba ari uko nawe ugaragara nk'umukristo. Abantu binjira mu itorero, binjirana ibigirwamana, binjirana kamere zabo, binjirana ubujura, binjirana amoko, binjirana ubusambanyi, binjirana inzangano, binjirana ubugome bwose. Kandi bagezemo batangiye guhabwa ubupasiteri, batangiye guhabwa ubwa aposo kuko bajijutse, batangiye guhabwa imyanya. Abizera babibonye bukuri bagenda basesurukamo, benshi bajya kubera mu butayu bwo mu Misiri, ari naho bandikiye Bibiliya cyane. Abandi batangira gutotezwa kandi baricwa. Uko niko bigomba kumera, byanga byakunda. Niyo mpamvu Yesu abivuga mu Byahishuwe 18:4 ngo, bwoko bwanjye nimusohoke muri Babuloni, muyivemo, kugira ngo mwe kwifatanya n'ibyaha byawo, mwe guhabwa no ku bihano byawo, kuko ibyaha byaho byarundanijwe bikagera ku Mana. Urumva, bwoko bwanjye nimusohoke, musohoke. Ukimara kumva Babuloni icyo ari cyo, urudubi rw'amadini yose, yaba ya Gikristo, yaba ya gipagani, byose, bwoko bwanjye nimusohoke muri Babuloni, kugira mwe kwifatanya n'ibyaha byawo, mwe guhabwa no ku bihano byabo. Ukimara kumva rero Babuloni, menya ngo nyine birakwiriye. So dusubikiye ahangaha, tuzagaruka tubereka noneho rero igice cya 17 umurongo wa 15 uburyo ibyo leta ziri gukora ziri hano mu isi, ibyo u Rwanda rwakoze rukomeje gukora, kandi ibyo abantu barimo gukora, ibyo Uganda bagiye gukora, ibyo muri Kenya bagiye gukora, ibyo muri Zambia bagiye gukora, Zimbabwe, Malawi, Madagascar, Burkina Faso, Togo, Mozambique, Zambia, za Senegal, zahe, aho hose, n'ibyo mu bihugu by'Uburayi na za Amerika na Australia bakoze, byose ni ukugira ngo Imana icireho iteka Babuloni. Kandi mu gucirwaho iteka kwa Babuloni ni nako kwinjizwa mu gutotezwa, itorero rikinjira muri bya bindi yitwa gutunganywa, kwezwa, gucishwa mu ruganda. Kandi ababi basigaye muri Babuloni bakarushaho bagakomeza kuba babi kugeza barimbutse. Nzagaruka rero mbibereke ukuntu Imana ariyo yabishatse ko leta zibikora,
kugira ngo itorero ryezwe Yesu aze kuricyura. Iki mukimenye. Reka dusenge. Turagushimiye mwami w'ijuru n'isi, ubanye natwe muri iki kiganiro kandi ukomeje kumvisha abantu ubutumwa bwiza. Turasenze kugira ngo umuntu wese ahari abashe gusobanukirwa imvugo yawe, kandi utarakwizera akwizere, uwari waraguye abyuke, uwari mu rujijo rw'iba bisobanukirwe, twese turusheho kwitegura kugaruka kwawe. Ndagushimiye ko rero ubanye natwe, ikiganiro kizagere kuri benshi, kizahindure benshi. Cyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Hanyuma ikiganiro nakagaruka. Shalom shalom. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba.